Nyagasani ni wowe mahoro yanjye, mpora ngushakashaka uko bukeye, umutima wanjye ntuzacogora, nimpinguka iwawe nzaterura ndirimbe, ko ntashye mu mahoro atagira umupaka. Musumba imana z'inyamahanga, Nyagasani ni wowe mahoro yanjye, mpora ngushakashaka uko bukeye, umutima wanjye ntuzacogora, nimpinguka iwawe nzaterura ndirimbe, ko ntashye mu mahoro atagira umupaka. Ndagushimiye Mana ishobora byose, ushimye kandi wahabwa icyubahiro kubw'uyu munsi wongereye mu buzima bwanjye. Ni ukuri Mwami, mpabwa icyubahiro kandi ushimwe, ushyirwe hejuru. Uwiteka gitare gikomeye, ngushimiye ko warinze umuryango wanjye, warinze inshuti, warinze abavandimwe. Ni ukuri Mwami, izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro. Nizeye ko warinze abantu bose abafite ibibazo. Mwami, ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe basanga kandi ubahumurize, abakene, imfubyi, abapfakazi, ababuze ababo, abafite ababo bafunze ndetse n'abafunze, abo bose Mwami ubagirire neza, kandi Mwami ababuze ababo ubasange, abe ari wowe bahumuriza, ubahe kumenya ko ari wowe usarura ibyo wabibye. Witeka gitare gikomeye, uretse abafite abarwayi kugira ngo bahe kwihangana kandi berekeze umutima kuri wowe, bamenye ko ari wowe mudogiteri usumba abadogiteri bose. Uwiteka Mana, bamenye ko ari wowe utanga imiti iruta iyindi miti yose. Witeka imfubyi uziye kumenya ko ari wowe se w'imfubyi, ukaba ndetse n'umugabo w'indushyi n'abapfakazi. Witeka Mana, nkweretse Mwami ibihugu bitandukanye birimo intambara, kugira ngo abe ari wowe uzihosha mu izina ryawe. Tanga urukundo mu bantu, tanga urukundo muri iyi si. Witeka Mana, ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe uhindura abantu, kandi Mwami ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe uba umurinzi w'ibihugu byose. Utanga amahoro mu bihugu byose, utanga amahoro mu isi muri rusange. Ni ukuri nkweretse inshuti zanjye aho ziri hose, kugira ngo ukomeze ubane nabo, ubane n'imiryango yabo. Ndakwinginze Nyiringabo Imana, kandi kugira ngo unyongerere inshuti z'umumaro. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umpe nanjye kugirira inshuti zanjye umumaro. Ni ukuri gitare gikomeye, gira icyo wahindura kuri njye, gira icyo wahindura ku buzima bwanjye, gira icyo wahindura ku buzima bw'inshuti zanjye, gira icyo wahindura ku muryango wanjye. Mwami, ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe ucura kandi unagure. Ni ukuri imitima ikomeretse abe ari wowe uyomora mu izina ryawe. Ni byinshi nagusaba, ariko Mwami ndakwinginze kugira ngo unkomereze amaboko, kandi Mwami ndakwinginze kugira ngo umpe gukomeza kwihanganira ibigeragezo biri muri iyi si. Ndakwinginze kugira ngo umpe imbaraga zo kunesha. Ndakwinginze kugira ngo mbere byose Nyiringabo. Ni byinshi nagusaba, ariko nsaba bike ukama byinshi, kandi Mwami njye nsaba bijyanye no kwifuza kwanjye, ariko wowe ukama bijyanye no gushaka kwawe. Ni ukuri gitare gikomeye, byose mbisabye nizeye izina ryawe ryera, urakoze. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Naomba. Mambo? Uko poa? Sasa hiyo unaipost TikTok? Si TikTok. Ni YouTube.
Asante sana. Murambabarira nyine mba ndi mu kazi kose, ariko ndabasuhuje mwese ababasha kukurikira ndetse n'abazankurikira mwese. Mbifurije igitondo cyiza, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije ibyiza byose biva ku Uwiteka Imana. hari ikintu nshaka kuvugaho. Muri ubu buzima duhura na byinshi biruhije, bigoye. Hari ubuzima wenda muri rusange, hari ubuzima wenda bwa rusange, hari ubuzima bw'umuntu by'umwihariko, hari ibyo umuntu anyuramo, ariko mu by'ukuri hari byinshi tunyuramo nyine biruhije, bigoye, ariko ntitubashe kubyihanganira. Ariko njyewe hari igihe nicara ngatekereza, nkabona ibyo tunyuramo byose ari ukubera ni ubushake bw'Imana, kandi murambabarira hano umukiriya murabarira nanone ntago ibingibi mbikora nicaye, n'ubundi mba ndi gushakisha nyine, ariko nibyo narindi kubabwira. Hari igihe ibitubaho byose njye mbona ko ari mu bushake bw'Imana nihereyeho, mbona ko ari ugushaka kw'Imana, mbona ko ari n'isaha nyine ubundi baravuga ngo buri muntu wese afite dosiye ye, kandi hari indirimbo ivuga ngo igihe Imana yandemaga nta n'umwe yagishije inama, nta n'umwe yasabye impanuro, nta n'uwo yabibwiye, yaneretse mu nda ya mama niberamo, mawe yarahangayitse ndamuvuna amezi 9 ndi mu nda. Ntago nyizi neza, ariko ndabizi ko muyizi. Rero Imana iduha iminsi yo kubaho, iduha iminsi yo kwishima, yewe ndetse n'iminsi y'agahinda ntekereza ko ari yo iyigena, kuko itabishatse se byabaho. Ariko ni nk'ishuri nyine, ni ubuzima, ni ishuri, mbega ni ishuri Imana ibishaka kuducishamo kugira ngo irebe nyine uko tubyitwaramo. Kandi nanone
aravuga ngo nta muntu Imana iha umusaraba ibona ko atazawushobora. Buri musaraba w'umuntu, umusaraba wanjye Imana ibona ko nkushoboye, umusaraba wawe Imana ibona ko ubushoboye. Ibigeragezo byose unyuramo, ibigeragezo byose uhura nabyo, Imana ibizi ko ugomba kubinyuramo kandi ukabinesha. Niyo mpamvu rero tugomba kwihangana tugakomera mu byo tunyuramo. Hari ubuzima wenda umuntu aba yaraciyemo nko muri famiye, uri umwana muto wakura nanone wenda ugiye nko kwiyitaho, nimba warahuye n'ubuzima bubi uri mu rugo se muri famiye, wakura utekereza ko ugiye guhura n'ubuzima bwiza, n'ubundi ibyo unyuramo bikaba bibi, urumva bikagorana kugira ngo umuntu akure. Ni ukuri biva kure, niyo mpamvu mu bushobozi cyangwa se mu bushake bwa buri muntu. Hari benshi wenda batemera ko Imana ibaho. Hari benshi bavuga ati se nimba Imana ibaho kuki njyewe nyine uriya akaba akize? Ese kuki? Ibintu nyine bitandukanye twibaza, ariko ntago turi abantu, tugomba kubyibaza. Ariko njye hari igihe ntekereza nkabona atari ngombwa, tugatekereza tukavuga ati wenda hari impamvu Imana yangeneye gutya, yandemye gutya, hari impamvu Imana ibingibi ari byangeneye. Ariko nyuma ngo tujye tuzirikana ko nyine nyuma y'ubu buzima hari ubundi, sibyo? Ubwo rero icyambere mu buzima, icyambere nabonye ni ugusenga. Nubwo bwose nyine ngo ujya gukora ibyiza, ibibi bikagutanga imbere, ariko tuba tugomba kugerageza. Imana nayo ikabona ko nyine nubwo bwose umuntu yaneshejwe ariko ntako batageze. Niyo mpamvu rero mfashe umwanya nk'uyu nkashima Imana bitewe n'aho yankuye, ngashimira na mama wanjye cyane. Mana yanjye nyine nuko nyine ubuzima hari igihe butatwemerera gushima uko bikwiriye, ariko njyewe rwose ahantu mba ntekereza mama. Hari igihe ntekereza mama, ngatekereza wenda intambara yarwanye kugira ngo tubeho, nkavuga ati mama rwose ni umuntu w'umugabo. Urumva, mama ni umuntu w'umugabo. Umva na icyubahiro nyine, habanza icyubahiro cy'Imana, hagahita haza icyubahiro cya mama cy'umubyeyi. Ubwo rero njyewe wenda ni byinshi navuga, ariko aho Imana igejeje ikora mu buzima bwanjye, Imana ndayishima rwose, kuko ni byinshi Imana yankoreye. Navuye mu rupfu, urumva, nasimbutse impfu nyinshi, ariko ubu ngubu ndacyariho, ndahumeka. Kandi n'ikindi wenda navuga, buriya hari abantu bizerera ese mu bitutsi. Urumva, ugasanga ngo nimba umuntu agututse, ugasanga ugiye kwiheba, ngo ibintu banutse bizabaho iki n'imivumo. Imana itakuvumye se ninde wakuvuma? Urumva, nta muntu wakuvuma. Nk'ubu nkanjye ni urugero, nk'umuntu yaranutse,
nako na nubwo ni njye njyenyine yabitukaga abana bo mu rugo bose, akababwira muragapfa mutabyaye. Urumva, ariko kubera ko Imana atari byo yatugeneye, ntabwo ariko byagenze. Ahubwo njye hari igihe njya nicara nkabitekereza nkavuga se ko yatubwiraga ngo turapfa tutabyaye, ahubwo yatubwiraga ati murakabyara imburagihe. Urumva, nyine ugasanga ni ibintu, hari ibintu byinshi ntekerezaho, hari ibintu byinshi, hari ibyo ntekereza bikambabaza, hari ibyo ntekereza ngaseka. Nababwiye ko ntabwo nari nabohoka nyine ngo mbe nabaha wenda ubuhamya bwanjye, nababwira wenda inzira y'ubuzima naciyemo kuva ndi umwana, kuva nangira kumenya ubwenge kugeza ngeze. Ndacyayicamo inzira y'umusaraba kuko ndacyishakisha nyine, ntaho nari nagera, ariko aho ngeze ndabishimira Imana kuko nta muntu nsaba, nta muntu mbwira ati ngurira umwenda wenda se nambaye ubusa. Numva, ariko byose ni ukubera iki? Ni ukubera Imana. Kandi ngiye nizera Imana, ni ukuri ibyanjye byose nizerera mu Mana. Nahura n'ibigeragezo bimeze gute, nizerera mu Mana. Ndavuga ati Mana, hari impamvu wemeye ko ibi bimbaho kandi bizagira iherezo. Ibyo ngibyo nkabyizereramo. Njye nyine njyewe nkunda Imana kandi nubaha Imana byose. Hari indirimbo ivuga ngo reka kwiheba, reka kwiganyira, izina rya Yesu ni igisubizo. Reka kwiheba, reka kwiganyira, izina rya Yesu ni igisubizo. Rero mu bintu byose nyuramo, mu ntambara zose mpura nazo, mu bigeragezo byose nyuramo, nzi ko izina rya Yesu ari igisubizo. Izina rya Yesu ni igisubizo, izina rya Yesu ni byose, izina rya Yesu nyine njye ndyizereramo rwose, mbwizereramo kandi ni byiza cyane. Namwe abantu bawe mwese munkurikiye, ni ukuri mureke twizerere mu izina rya Yesu, tugire urukundo nk'urw'Imana yadukunze. Nubwo nyine nta wakwitangira undi, ariko bibaye ngombwa wanamwitangira bitewe. Urumva, ubwo rero njyewe akantu nababwiraga nyine none karako, tugire urukundo. Nimugire urukundo, nimugire urukundo, nimugire urukundo aho muri hose. Ariko hari n'akandi karirimbo nkunda, karavuga ngo intango ya Kiliziya, irerero ry'ubukristo, urubuga rwigirwamo ibibazo bibangamiye umukristo. Ni imiryango remezo, niyo mpamvu tugomba kuyishyigikira, tukayitaho. Zirikana kuri urugendo turimo, tuzarusoreza nk'ijuru, ruko twatunzwe n'isengesho, ivanjiri n'amasakramentu. Twizerane, ducike inyama n'ishyari, duharanire ukuri, kuko muri Kristo dufitanye n'isumbi y'amaraso.
hari akandi